Ese wajyaga wibaza impamvu amafoto, amavideo, amaudio kuri WhatsApp kenshi usanga yuzuye kuri galeri yawe cyangwa kuri storage yawe ya telefone? Ese urashaka kubihagarika burundu kujya bijya kuri telefone yawe cyangwa kuri storage ya telefone yawe? Aha niho hantu heza ugeze kugira ngo twigire hamwe. Ese niyihe mpamvu ukwiye kubihagarika? Impamvu ya mbere, igihe usanga ibyo bintu utari ubikeneye, iyindi bishobora kwangiza telefone yawe cyangwa ukajya igenda gakeya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko ibintu byinshi usaba byo mu magurupe byakuzurije telefone yawe. Iyindi mpamvu, ushobora gusanga bya bintu byaza kuri telefone yawe utari ubikeneye ariko ugasanga birakubangamira rimwe na rimwe. Muhaye ikaze rero muri video tugiye kureberamo intambwe ku yindi ikintu wakora ukabihagarika burundu step by step kandi ubyikoreye. Muhaye ikaze, ni Idi Amin. Utarakanda subscribe, please make sure yuko wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibizajye bigucika kandi byo kugeraho uri uwa mbere. Reka tutangire intambwe ku yindi, musakore no video yose kugeza irangiye. Guys, kanone none umuhere ikaze. Uyu munsi tugiye kureba hamwe buri kintu cyose. Icyo kigiye guhera ni Android. Iyo ufite telefone Android bitewe na WhatsApp yose waba ukoresha, aba ari Messenger cyangwa business, yagusaba kure no video uzafungura WhatsApp yawe isanzwe ufite muri telefone yawe, yaba ari Messenger cyangwa ari WhatsApp business. Icyo uzakora ahandi uzaza ukane kuri hano hantu ngiye kwereka. Guys, musakora buri video step by step kugeza video irangiye. Uzaza kuri tuno turongo tuba turi hejuru ibumoso bwa telefone tutatu duhagaze tuno nkweretse. Icyo uzakora uzadukandaho, uko dukandaho handitse setting, wafungure. Mara kwafungura utegereze gato. Guys, musaba gukanda subscribe, like ndetse na comment. Kamwereka ahantu uzaza ugafungura. Ubwo numara gufungura setting ya WhatsApp yawe, wakoresha WhatsApp Messenger cyangwa indi ariyo yose, uzaza ukande hano handitse chat cyangwa hangiye kwereka. Musaba gukanda subscribe. Mara kwafungura uzasanga mu buryo bwinshi bugiye butanduka. Gusa twicyo tugiye kureba nuko wafunga ibintu byajyaga bikuza telefoni byo kuri WhatsApp. Kenshi uzazufungura hano ubona handitse media and visibility, uzasanga hafunguye gutya, ubibona kano kantu gataninze on. Icyo uzakora rero nta kindi, uzaza ugakanda ugataninge off kano kantu nkweretse aka media visibility, uzaza ugagire off, ugaswitchinga nyine kabe off. Noneho ngo uzabahagaritse ibintu byose byajyaga bijya kuri telefone yawe biturutse kuri WhatsApp, ukabasanga telefone yawe iragenda gake cyangwa yaruzuye utazi icyayujuje. Rero noneho tugiye kureba hamwe ese biri muri groupe byo wabihagarika gute. Kadusubira inyuma, gusa ukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo video nk'izi izajye zijye zikugeraho uri uwa mbere. Uzaza urebe groupe cyangwa groupe ushaka kubihagarika ibintu byayo ntukajye bijya muri telefone yawe kugira ngo bikuzurize telefone. Uzaza kizakura uzayifungura iyo groupe udashaka ko ibintu byayo bizajya bijya muri telefone yawe. Nurangiza ngenza mbereka ibintu byoroshye guys, cyo ibintu byoroshye easy cyatuntu wakikorera kandi bidasabye ubundi bufasha cyangwa udasabye gusaba undi umuntu ubufasha. Mwibutse ko iyo ari Studio cyane igenda kugeza ibintu byinshi bijyanye na technology. Rero karakona muritse kambereka uburyo bushyashya cyangwa bushya zukande ucyuma gufungura iyo groupe zukananije ku izina ryayo gutya makanze. Numara kwakana zatafunguka ahantu hameze gutyo. Noneho uzabona nabona ko naho hari media and visibility hano ndi kukwereka kuri kano kantu, nako uzaza ugakandeho hangi uzasanga gataninze gutya. Ubona ko ibintu byose byo muri groupe byemerewe gufunguka bikajya kuri telefone zawe, kandi no angize tukanda okay. Bivuze ko ibintu byose byo muri groupe bitemerewe kujya muri telefone yawe mu gihe utabishaka cyangwa utabyifuje. Rero ndagushimiye twanye muri video tubana ubutaha. Yari Idi Amin. Niba ushaka kujya umenya utuntu nk'utu tw'ubwenge unyandikira muri comment nanjye nano kugira ngo musubize. Ndagushimiye rero, niba utarakora ibintu bihagarika kugira ngo telefone itazongera kugenda gake cyangwa ugasanga irashyuha bitewe n'ibintu byo ku WhatsApp cyangwa byo mu groupe ya WhatsApp. Ndagushimiye, bye bye.